twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Utundi Sport TV aho mugiye muherereye hose, abo mu majyepfo, amajyaruguru mwese turabasuhuje, ab'iburasirazuba, iburengerazuba mwese twizere ko mumerewe neza, abo mujyi wa Kigali namwe twizere ko uyu munsi ko wakeye neza, namwe mumeze neza, nta zuba ririho uyu munsi rwose. Biragaragara ko ari umunsi w'akazi, ari umunsi wo kugira ibyo mugenda mukora. Abari ku Gikwatura basuhuje, abari mu gikoni se, abatetse, abari kuruhuka, abari mu mirimo igiye itandukanye mwese turabasuhuje, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Abacuruzi namwe ntabwo twabibagirwa, turabasuhuje. Rero mwe mwese mugenda mudukurikirana, tubahaye yambo tubifuriza kugenda mugira ibihe byiza. Uyu munsi rero ku ikipe ya Rayon Sport turaza kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, turaza guterera ijisho mu bijyanye n'amatransferi ari kugenda avugwa muri Rayon Sport, tuze kureba ese Perezida Tade ko atari mu gihugu yaba ari kuvuga n'iki n'ikipe ya Yanga. Turaza gukomeza tureba abasore babiri bari kugenda bavugwa ko bashobora gutizwa mu ikipe ya Rayon Sport, iyo akaba ari wenda diro yaba arimo hanze. Turaza kumenya byinshi bigiye bitandukanye muri uyu mwanya mutoya twahariye iki kiganiro cyacu. Ngaho rero umuhawe ikaze ku Tundi Sport TV. Nuko rero nari maze kubibabwira, reka duhere ku makuru ari kugenda avugwa cyane, ndetse hari n'abagiye bayatangaza ko mu ikipe ya Yanga ishobora gutiza umukinnyi w'umukongomani. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane, ushobora gukina ku 8 ndetse no ku 10. ni umukinnyi ukomeye cyane, yitwa Jonathan Ikangalombo. ni umukinnyi wavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4, akaba yaravutse mu mwaka w'2002. ni ukuvuga ko afite imyaka igera kuri 23. akaba ari umukongomani nk'uko twagiye tubivuga, akaba apima 1 na santimetero 80, akaba akina ku ruhande rw'ibumoso. Rero uyu ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Kongo nk'uko twagiye tubibabwira, akaba agomba kuva muri iyi ekipe ya Yanga Africans, ikaba yamutiza ikipe ya Rayon Sport. muzi ko Yanga Africans ifitanye imikoranire myiza kandi ya hafi n'ikipe ya Rayon Sport. Rero ibyo bikaba ari byo byagiye bizindura Perezida wa Rayon Sport kugira ngo agende bivuganaho n'umukuru wa Yanga kugira ngo bagire ibyo bagenda bemeranywa ku bijyanye n'imishahara y'abo bakinnyi bazajya bahembwa cyangwa se n'ibindi, kuko Rayon Sport muzi ko ntago yapfa guhita yisohora amafaranga yose y'aba bakinnyi, kuko n'abakinnyi baba bagiye bahenze kandi bagize ikipe rero ya Yanga. aba bakinnyi ikaba itagendaga ibakoresha cyane kubera ko igiye ifite abandi bakinnyi benshi bagiye bakomakomeye. Rero bityo Rayon Sport ikaba yagiye gusaba ikipe ya Yanga ko yareba ukuntu yaba ibabatije bakaba bayikinira muri ino mikino, ariko n'ubundi urumva bazaba ari abakinnyi ba Yanga kuko bagifitiye Yanga amasezerano. urumva ibyo nibyo Rayon Sport niyo diro iri kugenda ikinana n'ikipe ya Yanga. Rero undi mukinnyi nanone uri kugenda avugwa yitwa Ibendera riratumbagira mu kirere, umupira uraka, insinzira avuga Rayon, Rayon. uyu munsi wa Rayon, twajye twese twagiye gutsinda Rayon, Rayon. tuvuge cyane amajwi. Dike Abuya nawe ni umukinnyi wavutse ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 3, ni 1994. urumva ko ni umusore ufite imyaka 31, akaba yaravukiye aho bita Eldoret, akaba ari umunyakenya, akaba ari central midfielder.
wo ni umukinnyi wo hagati nyine niwe ukina nawe asa n'ukinira inyuma ya ba Rutaha izamu. Rero uyu ni umunyakenya ukomeye, akaba yari afite ibitego byibuze 14. Uyu mukinnyi rero nawe akaba ari umukinnyi nawe wo mu ikipe ya Young Africans, bivugwa ko ashobora kuza kwerekeza muri iyi ekipe ya Murera, kuba agenda agira ibyo akomeza kugenda ayifasha, dore ko iyo diro nyine ariyo Perezida Tade ari kugenda abasha kugenda aganira n'ikipe ya Yanga. Si ibyo byonyine gusa, ku bijyanye n'abo bakinnyi Perezida wa Rayon Sport ari kugenda aganira n'ubuyobozi bwa Yanga, kuko n'ubundi muzi ko kuri Rayon Day bari gutegura Rayon Day, bazakina umukino wa gicuti uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Young Africans. Urumva ko bari mu madiro menshi cyane agiye akomeye, bazagenda barebera hamwe ese Rayon Sport kuri uwo munsi niki yafasha Yanga kugira ngo ibashe kuza Asembere ubumwe bwacu turaririmba twese dufatanye, Rayon ni wowe dukunda, tayindi kipe yaza ku mutima. Rayon uyu munsi wa Rayon, umunsi wa Rayon, twaje twese twaje gutsinda. Rayon kuza kwitabira ubwo butumire no kuza gukina uno mukino, dore ko ikipe ya Rayon Sport rwose ukurikije nta bushobozi ifite buhagije bwo kuba yakwakira byose cyangwa se yategura byose, ku buryo ikipe ya Yanga yaza hano i Kigali ku butumire bwa Rayon Sport ariyo iri kubikora byose. Rero Yanga ikavuga iti muraza mutumenyeshe, tugende tugire byinshi tuganira, turebe se nimba ari amafaranga runaka bazagenda bumvikana bazatakaza kuri iyi ekipe ya Yanga mu gihe izaza gukina kuri Rayon Day, barebe nimba n'ikipe ya Yanga nayo hari ibyo ishobora kuzagenda iyifashamo gukora, dore ko muri ibyo byose usanga ari imibanire myiza y'amakipe abiri, rero ariyo Rayon Sport na Yanga. Nibyo bintu mu by'ukuri ekipe ya Rayon Sport iri kugenda inoza, ishaka ko ibyo bintu byose bigenda bicamo. Ngibyo rero ibivugwa ku bijyanye n'amatransferi yaba abakinnyi bombi, ariko na hano mu Rwanda hari n'izindi transferi zigiye zitandukanye. Muzi neza ko mu biganiro bishize twababwiraga ko umukinnyi Abedi Bigirimana nawe yaba ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Rero ibiganiro nabyo birumvikana ko ibiganiro byagiye biba, ariko haracyarimo utuntu tugiye ureba ugasanga harimo utuntu tugenda tuzamo tw'uduturufu, kubera abashinzwe recruitment ya Rayon Sport ndetse n'abandi abanyamuryango ba Rayon Sport usanga bose baba bashaka kugenda bagira uruhare mu kugenda bagura abakinnyi. Rero ugasanga harimo bamwe bagenda babwira nk'igiciro umukinnyi, ugasanga abandi bo ntago bari kugenda babyumva kimwe. Rero ugasanga ibyo bintu ari byo bikomeza kugenda bidindiza isinyishwa ry'abakinnyi ba Rayon Sport, dore ko Rayon Sport nayo muri iki gihe idafite agafaranga gatubutse ko kuba yagenda isinyisha abakinnyi ku mafaranga menshi, kugira ngo rero ibyo byose ibigeraho murumva ko ari ibintu bisaba izindi mbaraga ndetse no kubanza kugenda bumvikana. Gusa icyo twabamenyesha nuko nta gihe gifatika Rayon Sport ifite cyo gukomeza kugenda itegereza, bikaba ngira ngo ari nayo mpamvu Perezida wa Rayon Sport yaba yerekeje no muri Yanga kugira ngo arebe ko iyo diro yarangira, bityo bakazagenda bareba andi mafaranga asagutse abandi bakinnyi bagenda bagura. umunsi wa Rayon, twaje twese twaje gutsinda. Rayon Ikindi nanone twifuza ko wagenda umenya muri kugenda bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport ni ku mukinnyi yashoboraga kuba yagura muri Mukura, ariko ukaba ureba ugasanga aho ibintu bigeze ahangaha ibona ko nta kintu yagenda ikora, ahubwo ko yareba uburyo yongera amasezerano abagiye bari muri iyo ekipe ya Rayon Sport, kubera ko ubushobozi nk'uko nakomeje kugenda mbivuga cyangwa se mukomeje kugenda mubyumva, ntabwo ifite ubushobozi buri hejuru cyangwa se buhagije bwo kuba
kuba yagenda isinyisha abakinnyi benshi kandi mu by'ukuri ibona itakoresha cyane, dore ko iri kwitegura kuzajya isohokera igihugu cy'u Rwanda. Rero ukumva ko iyo ekipe ubu ngubu iri kugenda mu biganiro n'abakinnyi, bamwe bakaba bararangije kumvikana ariko ikaba itarabishyura, cyangwa se hari izindi gahunda zigenda zizamo hagati, dore ko ifite abagenda bayirambagiriza abakinnyi benshi. Rero ugasanga impande zose ntabwo ziri kugenda zumva ibintu kimwe. Rero icyo kintu nacyo kikaba ari cyo kintu gikomeza kugenda gitinza ikipe ya Rayon Sport kuba yasinyisha abakinnyi bagiye batandukanye. Tubibutsa rero ko ibintu byose Rayon Sport iri gukora ubu ngubu iri kugenda ibikora ivuga iti reka turebe ko twakwiyubaka, turebe ukuntu shampiyona y'umwaka utaha izagenda ikinwa. Ikindi ikavuga iti nk'uko tuzasohoka rero nabwo tugomba guteganyiriza abakinnyi tuzasohokana kugira ngo turebe ko dushobora kongera gukandagira mu matsinda, dore ko ari nazo nzozi bafite, bavuga bati ese koko birashoboka cyangwa twakongera tukabikora ku buryo twazamuka nanone ugasanga ikipe yacu igiye igera hejuru nk'uko bamwe muri bo bagenda babisobanura. Dukomeje rero kugenda tubabwira ibiri kuyivugwa muri iyo ekipe. Nanone hari umukinnyi w'umwana muzi wa Rayon Sport yabonyemo impano idasanzwe ikagenda imusinyisha. Rero nabyo byajemo ikindi kintu, byavuzwe ko ikipe ya Rayon Sport yasinyishije uwo mukinnyi ku mafaranga nanone atari kuvugwaho rumwe na perezida w'ikipe uwo mwana yagendaga akinira. Rero murumva ko ni umwana bita Tony, muramuzi ko mu minsi yashize ikipe ya Rayon Sport yavuze ko yamubonye ikamubenguka ikavuga iti uyu mukinnyi ukiri mutoya ashobora kuba hari ibintu byinshi yazajya agenda adufasha, dore ko n'ubundi bamubonyemo impano idasanzwe. Rero bakavuga bati uyu mukinnyi reka tumusinyishe hanyuma turebe ko ikipe yacu yakomeza kugenda yubaka muri ubwo buryo. Rero ikipe ya Sport yasinyishije uwo mukinnyi ariko itaravugana n'ikipe uwo mwana yaje akinira. Rero ukaba ureba ugasanga amafaranga perezida w'iyo kipe ari kugenda aca ikipe ya Rayon Sport atandukanye, ndetse anahabanye cyane nayo bavuganye n'umukinnyi nyirizina. Rero aho ngaho naho ugasanga harimo hagenda hazamo utundi tuntu two hirya no hino, bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bitavugwaho rumwe muri ino ekipe. Rero reka tuze no kureba, ntabwo twarangiza ikiganiro cyacu mu by'ukuri tudatereye akajisho noneho mu biri kuvugwa muri APR, dore ko yo iyi kipe urebye ibyayo byararangiye rwose, yarangije kwibikaho abakinnyi ba ngombwa. Kuri YouTube handika Utundi TV wirebere, ndetse benshi muzi ko yagiye inabamurika abavuye muri Rayon Sport ndetse n'abandi bakinnyi yagiye igura hanze. Rero ubu ngubu ikipe ya APR FC ikaba iri gutegura uburyo yazajya ku Murindi aho yashingiwe, ikaba ariho icyo kirori kigiye kugenda kibera. Rero ikazamanuka yose uko yakabaye, ndetse ngo kuva ku bayobozi bakuru kugeza ku batoya ndetse n'abafana babishaka muri rusange bakaba bazamanuka bakajya aho ku Murindi kugira ngo bakomeze kugenda bishimira intambwe ikipe ya APR FC yagiye itera, barebere hamwe ibikombe yagiye itwara. Rero urumva ko nawo ni umunsi mwiza cyane ikipe ya APR FC yaba iri gutegura kugenda ifashamo abafana bayo, ndetse no kugira ngo bakomeze kugenda bishimira iyo kipe ibigwi yagiye yubaka hano mu Rwanda. ku gihe yewe we geraho wirebere. Kuri YouTube nk'uko twababwiraga rero ibyo byiciro ukuntu bizaba bigiye bihagaze, ni ukuvuga ngo ni ukuntu abantu bazitabira icyo kirori cy'ikipe ya APR FC. Ni ukuvuga ngo ahaciriritse hose cyangwa se abantu bafite ubushobozi buciriritse bazatanga byibuze ibihumbi 15.
hanyuma rero abandi bo hagati mu cyiciro cyo hagati bo bazatanga ibihumbi 23, hanyuma abo muri VVIP bo bazatanga ibihumbi 55. rero nguko ukuntu bigiye bimeze, nguko ukuntu ikipe ya Nyamukandagira izaba imanutse imeze. Nimba nawe wifuza kuzagenda ukurikira iyo ekipe, urateganya ayo mafaranga hanyuma ubashe kwiyandikisha uyatange kugira ngo muzamanukane mugiye gushyigikira ekipe yanyu. Rero ntabwo twarangiza iki kiganiro tutababwiye ko bakoze subscribe, tugenda tubashimira, namwe mutarayikora turi kugenda tubatumira cyane kugira ngo mugende mudukoreraho. ni inkunga ikomeye, ni inkunga nziza, kandi twifuza ko mujya mukomeza kugenda mudutera. nimba hari inyunganizi cyangwa ibitekerezo wajya utumenyesha nawe ukandika muri comment ukagira icyo utubwira, tukagenda dukomeza kubikoraho natwe. Rero ikindi nakumenyesha nuko kuri no channel yacu Utundi Sport TV tugiye kujya ducishaho n'ikindi ikiganiro kijyanye nuko wamenya ibyo guteka, wamenya uburyo bwo guteka, uburyo bwo kubika ibiryo neza igihe kirekire, ndetse n'ibijyanye n'ubuzima muri rusange. ni ibihe biryo warya bitakugiraho ingaruka? ese uramutse ufite ikibazo cy'uburwayi runaka, ni ibihe biryo wajya ushobora kujya ugenda ufata kugira ngo bigende birushaho kukugirira akamaro, aho kugira ngo bikomeze kugushyira ahantu habi. ngayo nguko rero turabatumiye, icyo kiganiro kizajya gicaho buri cyumweru na buri wa kane. muratumiwe rero n'icyo kiganiro nacyo, niba mwumva hari aho kizabakora nabwo tubahaye ikaze kuri no channel Utundi TV. ngayo nguko rero tubasezeye, ikiganiro kitaba kirekire, turasubira mu biganiro byacu bitaha. Ibijyanye n'imyidagaduro, amakuru y'imikino